Amazoni ndakeka benshi murayizi, ni ishyamba rigiye ririmo, ni rainforest, ubundi ni ishyamba rigiye ririmo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, harimo ubwoko bw'abantu butandukanye ndetse n'inyamaswa n'ibindi bihingwa bifite uburyo budasanzwe bikoramo. Turaza kubiganira rero mu kiganiro cy'uyu munsi. Niba utakora subscribe kuri Shafi Entertainment YouTube channel yanyu, banza kuri subscribe aho ngaho hasi, hanyuma ibintu tubikomeze bimeze neza. Nanone uje neza hano muri Amazon Forest, hari ahantu ushobora kugeramo amakampasi n'iki byose, ibintu biranga amerekezo bikaba bitakiri gukora aho ngaho. Hakaba nanone habonekamo ubwoko bw'abantu butigeze buboneka ahandi hantu ahariho hose ku isi, n'inyamaswa nyinshi zigiye zitandukanye zishobora kukwica mu masegonda make cyane ukaba wahatakariza ubuzima. Uyu munsi rero nkaba nshaka kubabwira ku bintu bidasanzwe bitangaje muri iri shyamba rya Amazon. Ubundi iri shyamba rya Amazon nta bantu basanzwe nyine bashobora kuryinjiramo uburyo biboneye kose ngo baraje barinjiye. Oya, iri shyamba ririnzwe cyane, imbere no imbere no hanze hose bagiye baharinze cyane ku buryo budasanzwe, kuko harimo ubwoko bw'abantu na n'uyu munsi batarabona nk'indege, batarabona na telefone, bataranazikoreshaho, batazi ngo bikora bite. Leta rero ikaba yarafashe umwanzuro wo kubarinda, kuko nyine ibyo bintu bishobora kubangiza, ko hari indwara ziba mu bantu ino si yacu turimo, aho usanga dufite indwara z'ibyorezo n'ibiki byose. Ariko muri ishyamba rya Amazon ugasanga abantu barimo n'abaturage babo bari kubarizwamo b'ubwoko runaka ntago bazi izi ndwara, ntibazi bino byorezo byose twagiye duhura nabyo bya corona, za Ebola, ntago bo bazizi, ntago zigeze zibageraho habe na gatoya. Bivuze ngo nyine baramutse bahuye n'abandi bantu bo hanze byabacanga cyane, ubuzima bwaho ntago bumeze nk'ubwabo, kuko biratandukanye cyane. Kuko aba bantu ugereranyije bashobora kuba bameze nk'abantu bari kuba mu myaka ibihumbi 10 ishize. Ibaze nawe abantu bari kuba nko mu myaka 10 ishize, nyine niho umuco wabo werekeje. Ugereranyije kino gihe turi mu mwaka 2026 wasura inyuma imyaka isaga ibihumbi 10, urumva ni kera cyane. Abo bantu bafite ibintu bya kera cyane, ibintu biri moderne by'uyu munsi ntago babizi, na gitekerezo cyabyo bafiteho. Iri shyamba nanone rigiye rifite ibintu byinshi bitangaje, muri kugiraga ama GPS arana dakora n'amakampasi, kubera icyo bita za magnetic field, cyangwa se ahantu hari amarukuruzi agiye atandukanye atabasha nyine ku buryo aho hantu wagira ibintu hakorera, kubera harimo amashyamba y'inzitane agiye arimo cyane. Ubusanga amasatelite adahakuranga hagera neza. Rimwe na rimwe abashakashatsi bajya bagendayo ngo bagiye gukora y'ubushakashatsi, usanga bahaburiye iteka ryose, ntibazongere kubabona, ntibamenye irengero ryabo ngo bahereye henga abantu bari hehe, kuko nyine bigiramo aho ngaho bakabura sinyari, barangiza nabo bakaburira muri ayo mashyamba, nibo basha gusohoka. Akaba ari nayo mpamvu n'abashakashatsi benshi bahatinya kuba bahagera, bitewe nuko rimwe na rimwe bajya babura. Nanone harimo inyamaswa zisa nkaho zidasanzwe mu buzima busanzwe. Izi nyamaswa n'ahandi hantu wapfa kuzibona usibye muri rino shyamba rya Amazon Forest, aho usanga harimo inyamaswa nk'iyo bita Green Anaconda. Anaconda murayizi, buriya Anaconda ni inyamaswa zisangwa, ni iziba ari inzoka ubundi zisangwa muri Amazon. Iyi nzoka ishobora kuba yamira umuntu wese akiri muzima, ikaba yamumira rimwe gusa itabanje ngo guhekenye ibiki byose. Oya, ikahita ikumira uramutse uyigeze imbere. Hakaba noneho iyindi bita Poison Dart Frog. Iyi ngiyi gifite n'igikeri, ubundi gifite uburozi buhambaye cyane, ku buryo kiramutse giciriye kigacira rimwe gusa bishobora gufata nk'abantu 10 bakaba bahasiga ubuzima, bakaba bapfa. Hakaba hari n'ifi bita Candlefish. Iyi Candlefish ni agafi gatoya, ariko kaba gashobora kwinjira mu myanya yose, ishobora kuba yacamo umwuka we, nko mu mazuru, hehe handi hose uzi nyine hari umyenge mu mubiri wawe, ishobora kuba yahaca ikaba yakwangiza, ikagucagagura mu mubiri wawe. Indi nyamaswa bayita Great Ant, cyangwa se miswa ishobora kuba imeze nk'aho ari ibintu by'amasasu. Umutse ikurumyeho umera nk'aho ari isasu bakurashe, nyine igisebe cyayo kimera nk'aho ari ahantu bakurashe isasu, kuko ukurumana kwayo kurahambaye cyane. Kuko ahantu ikurwinze ushobora kumara amasaha arenga 28 ucyumva ububare bw'aho hantu, bitewe nuko nyine biba bimeze nk'aho ari nk'isasu n'ubundi bashobora kuba bakurashe. Hakaba nanone harimo ibindi bihingwa abascientifique na n'uyu munsi babikoze ubushakashatsi ntago bamenye ngo ibi bihingwa bikora bita. Hakaba harimo ibihingwa nk'icyo bita ibihingwa bikora icyo bita hallucinations, bishobora kwerekana umuntu ku buryo abikozeho cyangwa se akabiryaho ashobora kugira ibintu by'ivangirwa. Hari n'icyo bita ayahuasca.
cyo gituma ushobora kubona ibindi bintu biba bidahari nyine, ugakora icyo mu mavision yawe ugatangira kubonamo ibindi bintu, ugasanga nyine bigutera kuvangirwa mu bwonko bwawe, bikamera nkaho none ubona ibindi bintu bimeze nka za spiritual rituals, ibintu bidasanzwe nyine. Na n'uyu munsi aba scientifique mu bushakashatsi bwose bagenda bakora ntabwo baramenya ikintu kibitera cyangwa se ikigizwe muri ibyo bihingwa, kuko n'ibihingwa nyine ubundi biboneka muri Amazon gusa, n'ahandi hantu wapfa kubibona. Kandi ibi bihingwa biri mu bihingwa nyine bitangaje bataramenya uburyo bikorwamo, bikora ikibitera kugira ngo bifunctioning cyangwa se bikore muri ubwo buryo. Na n'uyu munsi bakaba bakiri kubikora ubushakashatsi bataravumbura uburyo kibikoramo cyangwa se uburyo biremetsemo nyine. Kandi nanone buriya Amazon irimo imijyi ya kera yabuze ubu ngubu abantu batakizi nyine, nk'imijyi itakiri ku makarita cyangwa hehe hose, aho usanga nyine icyo bita lidar cyangwa se radar technology yaje kugaragaza yuko hashobora kuba harimo imijyi y'abantu bari bahatuye kera, baho bagiye babona muri radar zabo bagiye bakurura, bakabonamo imihanda, bakabonamo ahantu hashobora kuba hari amafamu. Bigaragara yuko nyine mu mamiliyoni menshi y'imyaka yagiye itambuka hashobora kuba harabaye abantu cyangwa se population y'abantu benshi cyane bari babayeho mu buryo nyine buri civilize ukuntu, gusa bikaba nyine bimeze nka bisigaye nkaho ari amatongo, atari ibintu bihari nyine. Ubu ngubu ntabwo wapfa kuhaza ngo bibone gutyo ngo birahari, oya, nuko bakoresheje no system ya technology ya lidar cyangwa se radar, akaba aribwo babasha kugira iki kuba babibona. Kandi buriya Amazon iri mu mashyamba agira uruhare runini mu kumanuka kw'imvura cyangwa se kugwa kw'imvura. Amazon yo nta nubwo ikenera kugira ngo ibindi birere cyangwa se andi mashyamba abe yayikorera imvura, kuko Amazon irihagije mu bunini bwayo. Ibiti byayo nibyo bitanga nyine amazi akazamuka anyuze mu mwuka, byanze bikiremamo ibicu, ibyo bicu byarangiza akaba aribyo birema imvura nyine ikamanuka ikagwa muri Amazon. Bivuze ngo n'ubundi Amazon nta nubwo itanga imvura muri Amazon gusa, ahubwo no mu bindi bice bigize isi Amazon bigiramo uruhare cyane, ku buryo Amazon no shyamba riramutse ridahari bishobora kugira uruhare runini cyane mu kwangirika kw'isi, kuko nyine iyi Amazon igira uruhare runini cyane mu kwirema kw'imvura, aho igenda isakara mu nce zitandukanye nyine z'isi. Aho waba uherereye hose Amazon nayo igenda ibigiramo uruhare cyane mu kugwa kw'imvura. Nanone muri Amazon hakaba ari igihe kigera ari nka nijoro, ukumva urusaku rwinshi rutandukanye rw'ibintu bivuga nk'aho ari inyamaswa utazi nyine ubwoko bwazo, ukumva ibintu biri kuvugiriza kure cyane. Rimwe na rimwe abantu nyine local legend cyangwa se abantu bahaturiye bakaba bavuga ko ashobora kuba ari imizimu yo mu mashyamba cyangwa se ibinyamaswa byihinduranya amasura n'uburyo biteye biri muri ayo mashyamba. Nizo nkuru nyine zigenda zihwihwiswa aho ngaho, gusa ntabwo wapfa kumenya ngo ibintu biba birimo ni ibiki nyine, kuko abascientifique bo bavuga ko ashobora kuba inyamaswa ziri aho nyine zisanzwe nyine zirimo aho ngaho, cyangwa se akaba wenda ari nko kwa kundi inyamaswa cyangwa abantu barimo bavuga amazwi akagenda agarurwa n'icyo bita echo. Bo ntabwo bapfa kwemeza ko ari izo nyamaswa z'amashapeshifters cyangwa se n'ibindi bintu by'imyuka mibi by'imizimu, bo ntabwo babyizera gutyo. Kandi no muri Amazon nanone hari igihe haza ibintu by'imiriro gushya bitunguranye, ugasanga nk'igice kimwe cy'ishyamba kirifashe kirahiye, batazi ngo niki kiri kubitera. Bamwe bakavuga ko acyo bita, ugasanga ubutaka mo hasi buri kugenda bucyuha cyane, bikaza gutera kuba hashya, ku buryo bihegera n'igihe hakaba habaho nk'amezi menshi cyane, nk'amezi arenga nk'atanu cyangwa ngahe yose mu butaka mo hasi harimo ubushyuhe bwinshi cyane hari gushya. Ibi ngibi nanone bikaba bigenda bisatiriza kuba ishyamba rya Amazon riri mu ishyamba rishobora kuzakendera riramutse rifashwe nabi, cyangwa se rigizweho ingaruka mbi n'abatuye isi bose bakaba barigaraho ingaruka mbi. Iri shyamba rishobora gukendera mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kuko nka kuna amashyamba bagenda ashya ubusanga harimo ubwoko bwinshi bw'ibiti nyine bitaboneka ku isi ahandi hantu biboneka muri ishyamba rya Amazon. Ariko nanone twaba turi kugenda tubibura bitewe nuko hagenda hashya, ugasanga hari n'izindi nyamaswa ziri kugenda zibura mu rugo haho, kuko nyine amashyamba ari kugenda yangirika, rero zikagenda zikwirakwira ahandi aho mu buzima buzitamenyereye, zikaba zanahura n'abaturage b'ahandi bakaba bazigirira nabi. Ugasanga rero biri guteza ikibazo gikomeye cyane, ugasanga nanone n'ubwoko bw'abantu buba amahanga muri aya mashyamba bari kubusaba ko bwimuka bukava aho hantu, kandi ariho bari bafite ubuzima, ariho bakuraga ubuzima. Rero igihari Amazon ubundi ihatse igice kinini
cy'abantu bari ku isi ihatse igice kinini rwose cy'ubuzima bw'abantu batuye ku isi. Gusa icyo ukwiye kwibuka ni uko Amazon atari ukuba ari ishyamba gusa, ahubwo nyine ibungabunze ubuzima bw'ibiremwa byinshi ndetse n'ibihingwa byinshi bifitiye akamaro iyi si dutuyemo rwose, kugira ngo byangirike. Ahubwo isi yashobora kuba yashyiraho ingamba zo kugira ngo irinde rwose iyi Amazon, kuko irimo ibintu byinshi cyane bibitse n'amateka y'isi muri rusange n'ibintu byinshi bitangaje. Ndakeka ibyo ari byo nababwira ku ishyamba rya Amazon, nimukenera n'ibindi bizaba bihari kandi ku buryo bwiza. Wowe icyo usabwa no kubanza ugakora subscribe aho hasi ibintu kugira ngo nk'ibi ngibi by'ubwenge bitajya bigucika, kandi ni buri gihe ntago nzajya mbicisha irungu, ni buri gihe kandi ku buryo bwiza bwizewe bunononsoye, nkagusobanurira byimbitse. Nimba n'ibyo ukeneye bindi byo kuzakugezaho wavuga nabyo tukaba twakurebera mu gihe bibaye ngombwa, nabyo tukabikugeza mu buryo bwiza kandi bunononsoye.